yego. Imana ni igitangaza. Igikomeza twongerera abaperezida ubwenge, abayobozi bacu igikomeza baho ubwenge, ikomeza baho ubwenge. Imana yambwiye ngo ni misale ziba ari nyinshi nibagiwe, ariko Imana yambwiye ngo mbwira abantu abakomeye cyane. Biragoye rero, reka rero dutange misale sengera ubuyobozi bwacu, nicyo cya mbere. kuko impamvu iyo ndebye mu mitwe y'abantu kigero ntabasha kugereranya, ariko ugasanga aragucaho akagucaho yimyoza, akagucaho yivugisha, ariko akakunyuraho kubera itegeko. Narabyutse ndasenga, Imana irambwira ngo nagira ngo nkubwire ko ibyo wa muntu yakubajije ngo bari impamvu nabarekeye umunezero barimo, impamvu nabarekeye umunezero barimo. Nararebye nsanga ntibashaka kunyumva. Ngo mwebwe rero mufite umutima umenetseho kunyumva, mugomba kuba mu bikomeye kugira ngo muzabone ubugingo. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye, abari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kubana n'umukozi w'Imana Eric Mugabe. Nyuma y'iminsi nk'ingahe tutari kumureka tumusabe kugira ngo abasuhuze. Ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Nizere ko mumeze neza, umwaka mwawutangiye neza kandi muri amahoro. Yesu abaha umugisha rero, kandi ndabakunda. Imana amahoro ikomeze ibahishe. Imana ikugirire neza cyane, nawe ikomeze iguhishe, ikubere maso kandi ikubere ku rugamba. Mbere y'uko dutangira iki kiganiro, inyemerera mbanze ngushyira imbere y'Imana. Yego. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mana, turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye kubw'uko waduhaye iyi tariki, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, ndetse nta gikuba cyacitse. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. None rero Uwiteka Imana, tugeze hano kugira ngo tukuvugire, tuvuge ibyawe, tuganire n'umukozi wawe. Ohereza marayika wawe wera aze kubana natwe, kirere gihumanuke, fungurerezo yo mu ijuru yurukire kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Unyemerere mukunzi mwiza, abadukurikiye tubasabira umugisha. Turasabira umugisha abakunzi b'Imana Irahari TV, abakoze subscribe n'abandi bayireba batarayikoze, abantu bose bayireba turabasengeye mu izina rya Yesu. Ubahereze umugisha kandi ubaha umugisha utagabanije, ndetse ibyo batwifuriza ubakubire karindwi, kuko waravuze ngo umuntu nadusabira umugisha natwe tujye tuwumusabira. Abakunzi bacu rero, ibyo batwifuriza byose tubasabiye gukubirwa karindwi, kandi bibe mu izina rya Yesu Kristo. Waba udukurikiye rero urwaye, udukurikiye ashonje, udukurikiye ari mu bitaro, udukurikiye nta mahoro afite, nawe turamusengeye mu izina rya Yesu ngo bane nawe, umuhe umugisha, iki kiganiro kiyobore, umwuka wera amugereho. Abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, bane nabo, umukozi wawe umurengere, urwanye ibimurwanya, uhiga ibimuhiga. Eric mushyize imbere yawe, hari imbaraga z'umwijima zahagurukira ku murwanyi, izo turazitatanije mu izina rya Yesu Kristo. Ariko uko biri kose turi n'amashimwe. Yarakubonye, yabonye ukuboko kwawe, yabonye imikorere yawe, yabonye ugira neza. N'uyu munsi tumushyize imbere yawe ngo umurengere kandi umurwanirire, umubere maso kandi umuhere ku rugamba. Urakoze kuko uri Imana iri kumwe natwe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana amahoro ibagirire neza kandi bagirire neza.
cyane cyane. Eric, amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Ni meza cyane, ndashima Imana. Imana yangiriye neza. Yego. Imana yangiriye neza. Imana yampaye perime. Buriya abana b'abantu hagiye twicira inzira tukumva ko tugomba kugira gute kwicira inzira mu byo twumva twifuza, ariko ntabwo ariko biba bimeze. Yego. Isaha y'Imana itaragera ntabwo icyo wifuza ariko ugomba kukibona. Nshimye Imana rero ndi kuri kamera naho iri mu gihugu cyo mu ijuru, yumve ko ntayishimye ko bari hafi yanjye gusa ngo babibone, isi yose irebe ko nshimye Imana. Imana yampaye perime. Amen. Nishaka. Imana ihabwe icyubahiro. Nishaka rwose, Imana ndayishimiye. Hari haciye iminsi rwose urwana nayo byaranze. Hari igihe buriya mwumve niyo baririmbye ngo isaha y'Imana yisohoye. Ni akaririmbo keza sinabwo nakavuga, ariko ntabwo twajyaga tukaririmba. Ni nk'agakorasi. Ariko rero nyamara burya Imana iratanga. Imana iratanga cyane. Hari abantu bajya bacogora bakarambirwa ku buryo bagera ku rwego rw'uko batekereza ko Imana nayo ntakishoboye. None se uzarebe, hari nk'umuntu guha icyifuzo ati nsengera, ukamusengera ariko ejo agakuvuga ngo ntacyo Imana yakubwiye. Ndagira ngo mbwire abakunzi bacu ko Imana, ndajya abakunzi bacu ko Imana yacu atari radiyo. Ntabwo Imana uyifungurira igihe ushakiye. Ariko nanjye hari abantu bajya babimbaza ngo ikubwiye iki se? Imana nta kintu yari akubwira. Oya, ntabwo ari uko Imana ikoresha, ntabwo ari igikoresho cyacu. Imana yacu isubiriza aho ishakiye. Ntuzumve rero ngo nzahamugabe icyifuzo nsengere ngo mu gitondo mubaze ngo Imana yakubwiye ngo iki, cyangwa ngo ntacyo ubonye. Oya, icyo mbonye ndakikubwira. Kandi abantu bumve ko hari igihe tujya tunabahamagara tukabibwira ibyo Imana yatubwiye, batagombye kutubaza ngo se ngo Imana yakubwiye icyoya. Ntabwo Imana yacu ari televiziyo ifungurira igihe ishakiye. Ntabwo Imana yacu ari radiyo wongeze volume ivuge. Oya, ni Imana yihariye kandi irebera hose icyarimwe. Mu gihe rero utarasubizwa wicika intege, kuko cyane ubu hari abantu bava mu masezerano nta mpamvu. Imana ikakubwira ati nzakugirira gutya, ukagera ukabatera ku isoko byatinze. Ibintu umugabo yambwiye byaratinze. Hano nigeze kubona muri komantere yanditse ngo njyewe ibyambwiye ngo sindabibona. Yego. Ntabitegereze. Nawe wari umaze igihe kinini utegereje perime. Uyibonye warahagiye. Ntabwo rero nanjye ariko iyo comment narayibonye. Narayibonye. Umuntu avuga ngo umuntu yaranditse aravuga ngo njyewe ibyo yambwiye narabibonye. Abantu nka batatu. Undi arandika aravuga ati njyewe ibyo yambwiye ntabwo ndabibona. Ariko yenda aho mpagufashije si mugabo uvuga. Ntabwo rege uvuga. Kandi uwavuganye nawe ntiyamuhase. Nawe ntagomba gutegereza. Buriya iyo umuntu avuganye n'Imana imuha amasezerano atayihase. Mu bumana bwayo iratekereza ikaguhereza amasezerano cyane. Nta mpamvu nimwe rero yo gutangira kurekarama. Nawe azabibona. Ategereze. Icya mbere cyo nuko Imana yivuze isohoza. Ubushize twiyize tuvuga ku gihugu cya Amerika. Ndimo twaranasenze. Yego. Ku bijyanye n'inkongi y'umuriro. Ariko ubusuzi kuri yo. Nukuri. N'abantu bari bandikiye muri komantere batubwire. Iriyo, inkongi iriyo. Rero hari abumva ko iyo tuvuga ibyo Imana yavuze bigasohora, byaba bibi cyangwa byiza, nyine byose bigomba gusohora. Yego. Ibi bigasohora n'ibyiza bigasohora.
ariko twe ntabwo twifuza ibibi. hari n'ibidasohora kubera ko Imana yabikuyeho. Burya ntabwo uzabwira umuntu ngo yahanuye ngo ikintu ngo kibi ngo kuki ngo kitasohoye, kandi Imana ikerekana kugira ngo umuntu agisengere. Yego. Ariko hari n'ikitavaho. Hari igihe yenda dufate nk'urugero, Imana yabwiye Nowa ati baza inguge. Inguge arayibaza, abandi bamuseka, baramureba, baramupinga, bati izuba riri kuva, uri muri ibyo uri kubaza inkuge. Undi ati ngewe impamvu ndi kubaza inkuge ni Uwiteka wabivuze. Kandi yavuze ko imvura izagira gute? Izagwa. Ihangane gato nkubwire, banyibukiza ejo bundi umuntu wanyandikiye wanditse muri komenti, cyakora bajya bakomeza buriya iyo mbwiye nabi mba numva nezerewe. Yaranditse ngo ugiye gutanga ubutumwa ngo genda baraguha nyoko. Nanjye naramubonye ariko ngo ningende barampa mama. Ndatekereza se mama ntanazi nanagira barampa mama kute. Ariko abantu bajya bamenya ko gutukana no kurari icyaha. Ntabwo benshi babizi. Sibyo. Ntabwo benshi babizi, nabizi ari nabikora bigeze. Noneho ufasha umuntu yavutse yabuze nyina ari uruhinja, ahubwo ngo genda baguhe nyoko. Ariko hari hose Imana imubabarire. Hari hose niba twumva yarahemutse, Imana imubabarire. Bagena amaze no kumubabarira. Ariko hari umuntu wumva kumva nawe si we. Ubwo rero hari abantu bameze bara nubwo ubona abantu tugenda turi ingeri nyinshi. Yego. Hari umuntu mu mutwe we ubwenge busa nkaho bwarayayutse. Sibyo? Yego. Noneho hari n'uwumva ahora aremerewe. Noneho hari n'uwumva yavuga ibimurimo bibi. Hari abantu batagira akanwa keza. Yego. Akanwa kabo kagahora kavuga ibibi gusa. Urabizi neza ko abantu babaho. Yego. Rega ntabwo abantu duhuje ibitekerezo. Hari n'abo biti biharamagara. Yego. Nakabigihamagara ku Mana. No ku bantu ugasanga rutare. Yego. Hari abantu barahari bene abo ngabo barahari. Ugasanga umuntu yabaye ikigomeke, umuntu ntashobora gukora umuganda, ugasanga umuntu nta hantu ntatanga mituweli, nta cyiciro na kimwe ushobora kumureba ngo mubonemo. Ntashobora kujya. Burya hari n'inama zijya ziba mu midugudu kuwa kabiri. Inteko y'abaturage ukaba utamubona. Nta kintu na kimwe wamuboneraho mbese ko ari umuturage mwiza, kandi yarangiza akavuga ngo arasenga. Yego. Iyi Mana rero mu byitubwira buri gitubwira no gukorera igihugu. None no kubaherega, kubaha abatuyobora, kubaha abadukuriye. Njye ariko buriya abantu b'iwacu bose ahari barabizi. Yego. Yaba umukecuru, yaba umusaza, yaba umubyeyi, yaba umwana, baguha urugero. Nta muntu ntubashye muri abo bose. Nta muntu ntubashye. Yego. Harimo n'abazatanga ubuhamya bwanjye banzi. Nabayeho numva nabana na buri umwe wese nkamwubaha, yaba umwana yaba umukuru nkamwubaha. Yego. Cyo bita kubaha. Ariko buriya umuntu tubaha abantu, tubaha abamukuriye, tubaha ababyeyi, ashobora kubaha Imana. Ntabwo bibaho atayizi. Wakubaha Imana utazi, umuntu utamwubashye. Hari abantu bajya babyishingikirizaho ngo ngewe ngo nataye ibigirwamana by'iwacu,
untandukanye na runaka kubera ko ngo yakiriye agakiza, bigatuma asuzugura abantu. Oya. Imana ni urukundo, Yego. ntabwo Imana itanga urwango. Imana ni urukundo, Yego. kandi Imana yacu ntitanga urwango ahubwo itanga urukundo, Yego. kandi igatanga umunezero. Hari abantu njya mbona banyandikira cyangwa bampamagara, ugasanga umuntu araguhamagara afite agahinda kenshi, ababaye. Nibyo koko urababaye, Yego. nibyo koko turababaye, ariko ndagira ngo nkubwire, ntabwo iki kintu bwa mbere nkivuze, kuko impamvu ngiye kongera kukivugaho, abantu b'iyi minsi barumva ko abantu bababaye bahura n'ibigeragezo Imana itabazi. Niko bimeze. Mperutse gusenga n'umuntu arambwira ati ariko se mugani, ati ko nsenga nkabaho nabi nkageragezwa, kandi abasenga bo abadasenga bo bakaba aribo bariho neza. Naramubwiye nangaho nta gisubizo mfite, ariko ndyamye nijoro amasange yo gusenga, ijwi rije rinkanguye ngo byuke usenge. Narabyutse ndasenga, Imana irambwira ngo nagira ngo nkubwire ko ibyo wa muntu yakubajije ngo bari impamvu nabarekeye umunezero barimo, impamvu nabarekeye umunezero barimo, ngo nararebye nsanga ntibashaka kunyumva. Ngo mwebwe rero mufite umutima umenetse wo kunyumva, mugomba kuba mu bikomeye kugira ngo muzabone ubugingo. Ubundi si by'isi bimaze iki? Utunga iby'isi ntuzabone ijuru, ugatunga iby'isi ntuzahure na mukuru wawe, ntuzahure n'umubyeyi wawe. Arega abantu bajya bumva ko iri juru dukora ririmo byinshi tutabonye, ririmo benshi tutabonye, kandi tuzahurirayo nabo. Tuzahurira n'ababyeyi bacu, tuzahurira n'abakuru bacu, n'abarumuna bacu, n'abashiki bacu. Yego, bagiye tubakunze. Ubwo rero iyo utekereza ukavuga ngo ntabwo Imana ikuzi, ntabwo yakwirengagije, ahubwo nuko ikubikiye ubugingo. Hari umuririmbyi uvuga ngo ubugingo dufite mu isi busa n'ibiba n'isarura, ibira mu mubiri we niwo uzasarura kubora. Ni ukuvuga ngo ibyo mu mubiri ni ibyo mu mubiri, ariko iby'ubugingo ni iby'ubugingo. Reka nkubwire, twabayeho nabi n'iki gihe turimo cyangwa tugezemo. Yego. Hari abatubona bakavuga ngo twagezeyo tujya. Cyane. Abantu bo mu giturage batubona bati Mugabe yaranezerewe. Ariko ndagira ngo nkubwire, uko waba umeze kose ntushobora kubura ibigeragezo. Yego. Mperutse kumara iminsi njya kurya, urabyumva, nta kwiriza ko hari kurimo. Yego. Umuntu aza kumbwira tukore amasengesho usenge, byari ibikwasamiye. Nanjye mbwira Imana we ntibinyasamiye siko byose bishikura, ariko ndakwinginze umfashe. Ya masengesho sinayakoze. Hakujya wemera ko buriya hariya dukora agahimano. Y'agahimano wigeze kuyagarukaho bushize? Hari amasengesho y'agahimano yo kutarya. Yo kutarya.
n'abandi bakubwira agatereka ngo he 2 uwo munsi ntumubone iminsi igashira ari iyo kabisa ari 3 urimo kora y'agahimano yego soko Imana bitatu zitatubona kugisemera ko dusonza tugasonza ikabibona kakubwira ati ngo haye biryo nyuma y'iminsi nukajya kumva umuntu araguhamagara ati mukozi w'Imana ati najya nkohereza agasukari atariko ni gake wihangane buri umuntu akubwira ngo ni gake ahubwo ni wohereza kenshi uba wakoze mu kigega Imana ibamugisha abantu bajya batugura agasukari Imana ibamugisha ariko bavuga ko hari n'abakozi b'Imana batanyurwa hari abatanyurwa bakora umuhaduke ahubwo agahita ajya kukuvuma bakakuzamukana umusozi abo barahari ariko ntabwo ari ab'Imana none se umuntu uramufashe umugore w'isukari cyangwa umugore w'umuceri iwe abana bari bameze nabi n'umugore agahita kuzamukira umusozi ko agiye kuyo nibyo mperutse gusengera umuntu Imana itwereka ko ari umuntu wagaragaraga nk'usenga ariko adasenga akaba yaramufashije mu buryo bwose bushoboka n'umuntu mu gihugu cyo hanze amufasha mu buryo bwose bushoboka ariko nyuma aza kugira gute aza kuzinga ibye umugisha arawubura mbonereho no kubwira abantu mujya mwitondera kugira gute ntago abantu bose bohererezwa yego karusho nanjye buriya soko ntatanga iyo mfite ndatanga yego ariko ntago njya mfa gutanga yego ntago njya mfa gutanga ariko uwo mugisha ni wema yego arega mbagira ngo abantu niyo tuvuga gutya abantu basobanukirwe ntawe tubujije gufasha ni byiza cyane ariko abantu bajya basobanukirwa bibaza se umuntu ngiye guha ni umuntu w'Imana cyangwa ndafasha umukozi wa Satani abantu bakabanza bakamenya ibyo bintu bakabikora nabo ubwabo bayobowe n'umwuka reka niyo uyobowe n'umwuka nibwo ukora ikintu kizima pana gupfa ku uzi ugafasha umuntu uzi ngo uramufashije naho kombe aravuga ati sha narabuze uko mushyika akajya kwa Nyabingi na Ryangombe ati izina rya Yesu cyane rwose akajya yakakuzingira ibyawe rwose n'akakazi wakuragamo amafaranga ntongera kukabona abantu bitonde rero abantu bajya bitonda pe babe maso ubundi iyi si turimo ntabwo isakaye iyi si ntabwo isakaye hari umuntu wavuze ngo yakaranze benshi n'ubwo itarakaranga ibe kimushakira ikiru ibirongo urumva ariko icyo ngira ngo nkubwira abantu benshi muri iyi si hari ababona abantu banyuranwamo ejo bundi nibwo nabonye ibintu mbonevo ndavuga ariko Mana uri igitangaza Mana yacu ni igitangaza yego Imana ishyiraho umuyobozi igashyiraho umuyobozi atiyobora igihugu ubwo impamvu mbivuze gutyo yego hari ibyo mba nabonye mu buryo bw'umwuka uti babibonye gute hari igihe nge ndeba umuntu nareba imitekerereze nabona ukuntu ateye nabona mu buryo bw'umwuka nabona mbese ukuntu ateye muri we nta cyiza yifuriza abandi nta munezero muri we agira nta kwishima agira nkavuga ni burya Imana ni nziza buriya abayobozi bacu baragowe ntabwo mva kurworwa kundi kuyobora miliyoni y'abaturage miliyoni 10 z'abaturage badahuje intekerezo badahuje akazi
harimo batanganya amashuri, harimo abajura, harimo abasambanyi, harimo abicanyi, harimo iki, ariko abo bose ukabayobora ukabashyira ku murongo. yego, ariko hano mbabwira ngo abantu dusenga Imana ikatwereka abantu mu buryo bw'umwuka. yego, Birakomeye. Niyo nsengera ubuyobozi bwacu, nicyo cya mbere. kuko impamvu iyo ndebye mu mitwe y'abantu nshobora no guhura n'umuntu nkabona n'umuntu ufite ubugome bwamurenze buri hejuru ku kigero ntabasha kugereranya, ariko ugasanga aragucaho, akagucaho yimyoza, akagucaho yivugisha, ariko akakunyuraho kubera itegeko. yego, Imana ni igitangaza. Igikomeza twongerera abaperezida ubwenge, abayobozi bacu igikomeza ibaho ubwenge, ikomeza ibaho ubwenge. Biragoye rero, reka rero dutange mesaje abantu badukurikira neza. Umuntu udashaka kumvira Imana, umuntu udashaka kumva icyo Imana yavuze, ntabwo uri uwanjye. Ndagusezeye. Ashoboye ku buzima bwawe, nta n'icyo Imana itahindura, nta n'icyo Imana itakuriraho. Imana yambwiye ngo mbwire abantu ngo ahubwo muri rusange twese turareshya, mu buryo bw'umwuka turareshya. Irangije irambwira ngo nimbwire ibihugu, mbwire amahanga, mbwire abantu bayo yaremye ngo ko uzayubaha nawe izamwubahisha. Iyo niyo mesaje ntanze. Imana yambwiye ngo mbwire amahanga, mbwire ibihugu, abakuru n'aboroheje, uzayubaha ntiyishyire hejuru, ntatsikamire uri hasi ye, nawe izamwubahisha. Iyo niyo mesaje nari mfite. Imana y'amahoro ibagirire neza. Sinzi niba hari icyo wambaza. Ikindi nendaga kukubaza, nyuma y'iryo sengesho Imana yakubwiye ko uburwayi buzakira cyangwa ntabwo iraguhinde mesaje kuri we? Uburwayi buzakira. Areka abantu tujye tugira kwizera kandi tugire guca bugufi. Uwo mugabo yaciye bugufi cyane, kandi Imana ikunda, arega nayo ikunda icyubahiro. Ntuzi ko icyubahiro gikunda uri umuntu, urumva Imana itagikunda. Nayo ikunda icyubahiro, igakunda amashimwe. Kumukiza rero yaramukijije. Amen. Arega nayishyiraho igakuraho. Amen. Ahubwo ngira ngo mburire n'abandi udashaka guca bugufi imbere y'Imana. Imana yambwiye ngo ni mesaje ziba ari nyinshi nibagiwe, ariko Imana yambwiye ngo mbwire abantu abakomeye cyane, uriya muntu ababereho urugero rwo guca bugufi, rwo kubaha Imana. Kandi nimwubaha Imana izabubahisha. Gukira rero agomba gukira, kuko yari yashyizeho mu kwezi kwa karindwi. Yego. Iyo ataza guca bugufi ngo asenge se Imana imbabazi, yumvira umwuka, ntabwo yari buzarenze mu kwezi kwa karindwi. Hari ikindi kintu njya nibaza, iyo musengera abantu genda bikangombwa kuri busengera umusilamu, ko mu ndahiro yabo batangira barahira bavuga ko Yesu Kristo atari umwana w'Imana, ahubwo ari intumwa y'Imana.
gusa njye mbyemera byombi, nemera ko ari umwana w'Imana. hari n'abakubwira ngo subhane watara. Ngo subhana wa tahara ni Imana. Nimba tubivuze neza simbi. Urumva? Subhana wa tahara ni Imana. Ngo niyo baba bashaka kuvuga Allah. Ahubwo ukibaza ngo iyo ugiye gusengera umusilamu urabanza ukamwatuza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Oya. Cyangwa aba yamwemeye. Uzisemba nkubwire. Abantu biyumvisha ko abasilamu batanasenga. Ndagira ngo mbabwire ko atari abanjye. Yego. Abasilamu barabarusha gusenga. Ariko ninde wanze kuvugana n'Imana? Ninde wanze kumva ijwi ry'Imana? Aboneka se baza gushaka ijwi ry'Imana. Hari nawe ajya kumva barampamagaye. Ati turashaka kugusura. Nkabona araje. Hako nubwo hamagaye ati nsengera kuri telefone. Ntuza harya babyita ngo kinivara ni iki sine kuno babyita. Nanjye ntabwo nzi uko babyita. Baba hari n'abaza bambaye ingofero bakayikuramo bagaca bugufi. Ngo ingofero ntivamo. Ingofero ivamo. Ingofero ivamo. Ariko ibihe tugezemo n'ibihe biruhije abagenzi. Reka twikomereze hataza no kugira uvuga ko twivanze mu yindi myemerere. Muri Amerika mu minsi yashize warasenze uvuga ko muri Amerika hagiye kuba inkongi z'umuriro. Uyu munsi tuvugana hari icyo bita inkongi. Sinzi igice cyari cyo cyangwa umujyi wariwo cyangwa leta yari ariko maze iminsi mbibona bicicikana. N'ikindi kibazo kiri hano, impanuka zagarutse. Impanuka ni nyinshi. Hari umubyeyi twakoranye ikiganiro mu minsi yashize avuga ku mpanuka zizabera mu muhanda Kigali Rusizi Nyamasheke, mbese umuhanda w'amajyepfo wose. Nawe kandi wari wakunze kugenda ubigarukaho. Ngaho noneho ni mutabare mwongere musenge. Tugomba kongera kujya ku mavi. Kuba biriya bintu byo muri Amerika byarasohoye nuko abantu bapinze. Ko nabonye se bari banditse bavuga ati turasenga, turafatanyiriza hamwe gusenga. Ariko wemera ko abantu benshi basenga